aka kanya akazi k'ikimotari ndagira ngo ugire ubutumwa ugenera abantu bifuza wenda kuba bakagana cyangwa se abakarimo ariko bakababona babona ko nta yandi mahitamo bari bafite. Ni izihe mbogamizi abagenzi cyangwa se ikimotari muri rusange mu gihugu gifite ziramutse zizweho n'inzego z'umutekano cyangwa izindi nzego, izo mbogamizi zavaho akazi kakarushaho kuryoha? Bo icyambere ku bantu bifuza kuza mu kimotari cyangwa se abashaka kuba bakora ikimotari bakumva yuko nyine nta kundi bagira ariko byari bimeze, icyambere ikimotari ni akazi ku bashobora kugasuzugura. Ikimotari ni akazi nk'akandi kose, ni akazi kiyubashye biterwa n'uko wowe ugakoze. Nugakora as a professional kazagira ahantu kakugeza kandi bizagufasha kandi kazakwinjiriza of course. Icyo ni icyambere. Igihe cyose akazi k'ikimotari wagakoze neza kandi ugakunze kazagira aho kakugeza, ubwo nuza kabisa uzaze wumva yuko uje gukora akazi nk'akandi. Ku bamotari bakora akazi k'ikimotari bakumva baragasuzuguye, ndagira mbabwire abanyarwanda baravuze ngo uwambaye ikirezi ntabwo amenya ko kera, ntamenya ko kera. Buriya uramutse urebye abantu bari hanze aha bifuza kuba babona perime, bakoze inshuro nk'umunani batsindwa, bakoze inshuro nyinshi, cyangwa se bavuga bati Imana nimfasha nkaramuka mbonye perime ya moto ubuzima bwanjye buzaba buhindutse. Na benshi niko baba bari bavuga mbere, bavuga bati ningira amahirwe nkabona perime ubuzima bwanjye buzaba buhindutse. Kandi kuko buba buhindutse, ubonye akazi uzakora igihe cyose uzaba ukiri, uzaba ugifite imbaraga, ni akazi gashaka kugutunga. Rero muramutse mumenye ukuntu hanze hari abantu bakifuza, bifuza kumera nkamwe, bavuga bati iyaba nari mbonye perime ya moto, iyaba nari mbonye ubushobozi, mu by'ukuri ntabwo mwagakwiriye kuvuga ngo ni ukubura uko tugira reka dupfe kuba duhereje aha. Mu by'ukuri ikimotari mwumve ko ari akazi keza, mufitiye igihugu umumaro, mufite n'umumaro munini muri sosiyete, kubera yuko mutuma ubuzima bw'abantu benshi cyane bigenda neza. Bityo icyo musabwa ahubwo ni ukugakora neza mukakishimira. Iyo akazi ugakunze kandi ukagakora neza, icyambere iyo ukoze akazi ukunda bituma nyine ako kazi kakuryohera. Icya kabiri iyo ukunze akazi urimo nanone bituma akazi kakorohera. Bityo rero bakunda akazi kabo bagakora kinyamwuga, mu by'ukuri ni akazi kazabageza kure kandi kazabafasha. Ntibumve yuko ari akazi kari aho gusa, ahubwo bagakore neza bizabafasha. Nanone kuba wavuga nk'imbogamizi abantu bahura nazo mu kimotari, mu by'ukuri igihugu turimo ni igihugu cyiza gihereza abantu bose opportunities, amahirwe. Iyo ushoboye barakureka ugakora. Iyo wirinze amakosa ukaba ufite ibyangombwa, ukaba wishyura conservation bashaka kuba bakwandikiye, ukaba wirinda n'ibindi bibazo nk'ibyo ngibyo n'amakosa n'amanyanga ushaka kujyamo muri aka kazi, mu by'ukuri ni akazi keza wakora nk'abandi bose. Ubwo ngubwo rero icyambere dushobora gukora cyangwa se igishoboka cyatuma akazi karushaho kuba keza, twebwe ni ukubanza nk'abamotari guhindura mindset zacu, cyangwa se na sosiyete ikabanza ikadufata nk'uko turi, ikaduha agaciro dukwiye kubera ko tubafitiye akamaro. Sosiyete ikadufata neza, naho ubundi ibindi bimeze neza. Igihe cyose tuzaba twumva mu myumvire yacu akazi dukora ari akazi keza, tugashimishwa nako, sosiyete ikabona yuko tubafitiye akamaro, mu by'ukuri igihugu cyacu ko gifite amahoro se, nta mumotari bajya baniga, nta mumotari bajya bahohotera ngo kubera yuko ari motari, kandi government yacu ikabigerageza kuturinda bishoboka. Urabona nta mumotari ujya ugenda atwara abagenzi barenze umwe. Ibyo ngibyo buriya ni ukugira ngo turusheho kuba turinzwe, kuko nutwara abantu batatu babiri kuri moto uzabura stability, uzabura balance, ube wakora impanuka bikorohe. Nta mumotari ujya utwara umugenzi batambaye kasike bose, bitandukanye no kuba wabona mu bindi bihugu bitandukanye ubona abamotari batambaye kasike kandi babyakiriye nk'ibisanzwe, batwaye n'abantu benshi. Yego, batwaye n'abantu benshi n'imizigo n'iki. Ariko twebwe ubona yuko ikimotari government yacu yagihaye umurongo muzima mwiza, turasobanutse, abanyarwanda nabo barasobanutse. Mu by'ukuri nyine ubundi ni ahacu kugira ngo tugaragaze ko dushoboye, hanyuma n'abantu sosiyete nayo iduha agaciro dukwiriye, babone yuko nyine tubafitiye akamaro. Uzarebe iyo twagiye mu nama y'abamotari ubuzima buba bumeze nk'ubwahagaze cyane. Ubura uko utega, ubura uko ubigenza, urahangayika. Nimba wajyaga nko ku kazi saa moya ushaka kugenda saa 12 cyangwa saa 11:15, kubera yuko uzi yuko uyu munsi abamotari baza kuba bari mu nama. So dufitiye rero sosiyete akamaro. Nkeka yuko twese nk'abamotari nituramuka
twumvishe ko dufite agaciro kandi tukagaharanira tugakora akazi kacu kinyamwuga kandi neza, tukarangwa n'ubupfura, tukarangwa n'ubunyamwuga, n'abantu nanone bakadukundira bakabona yuko tubafitiye akamaro, mu by'ukuri akazi kacu bizarushaho kuba byiza. Usibye ko n'ubu ngubu bimeze neza ikimotari ari bye, ariko ndagira ngo ugereranye aba bantu. Hari umuntu twigeze kuvugaho ukora akazi ariko akaverisa, hari n'umuntu wifitiye akamoto ke nkawe ubwawe. Abo bantu bose inyungu ni zimwe? Ntabwo inyungu ari zimwe, of course. Kubera yuko nimba umuntu ari gukora, wenda nimba ndi gukora mverisa, undi muntu agakora ataverisa, urumva we ari gukorera ahantu habiri. Agomba kuverisa kwa boss, akaverisa niwe mu rugo, ariko biba ari igihe runaka, ni iminsi bibarika, nko kuvuga ngo mu myaka 2 moto nzaba nayegukanye n'urugero, cyangwa se mu myaka 2 nanjye nzaba nigejeje ku byanjye. Ibintu byose no kugira intego nyine, nubwo bwose waba utari kwinjiza byinshi cyane ako kanya, ariko ya ntego ufite uvuga uti ndaharanira kuzagira moto yanjye, ndaharanira kuzikorera nanjye nkigenga, mu by'ukuri nawe bigenda biza. Kandi nubwo waba uri gukorera umubosi umuverisa, ubasha kwishyura inzu, ubasha kwishyura abana amashuri, ubasha guhahira urugo n'ibindi nk'ibyo, ntubusaba amayinite. So urumva rero biba bimeze neza, usibye ko utaba umeze nk'ufite moto ye, ariko nawe ibyo ari byo byose uba witunze kubera ko ukoresha amaboko yawe ukibeshaho. Ubundi sinzi wenda igihe watangiye gukoresha imbuga nkoranyambaga, sinzi niba warabitangiranye n'umwuga w'ikimotari. Natangiye ikimotari imbere, ariko gutangira gukoresha imbuga nkoranyambaga mazemo amezi 4. Natangiye tariki 12 z'ukwezi kwa 10 nibwo nashyizeho content ya mbere. Umwaka ushize, ubu ngubu turi 27 z'ukwa 2 2025. So urumva maze amezi 4 nkoresha imbuga nkoranyambaga. Mbere naramotaraga, nyuma nibwo naje gutangira gukoresha imbuga nkoranyambaga. Hari itandukaniro ryabyo wabonye? Ririmo cyane. Ubu ngubu ahantu nsigaye njya, reba nk'ubu ngubu twahuye witumenya tutari tuziranye cyane. Hari n'abantu benshi, nka kare hari umuntu twahuye aransuhuza, nshobora kunyura nk'ahantu nkahura n'abantu benshi bambwira dore wa mumotari, dore wa mumotari. Iyo abantu bakumenye, icyo ni byiza. Buriya kumenyekana ntabwo ari bibi, biterwa n'icyo wamenyekanyeho. Iyo wamenyekanye cyane cyane ku byiza, bakaba bakuzi nk'umumotari wirwanyeho, agaharanira gukundisha abantu akazi ke, cyangwa se kugaragaza ubwiza bw'igihugu cye, bakaba bakuzi ku byiza, nyine nta kintu bitwaye. Nanone biguha opportunities nyinshi yuko abantu bashobora kuguha akazi kandi bakumva bakwizeye. Hari nk'umuntu numa akama nk'ibintu njyanira aha ngaha, nta handi yaranze kandi akanyizera. Icyo cyizere ukura mu bantu, hanyuma iyo miryango bigenda bigufungurira abandi bantu mushobora gukorana, ndetse n'akazi gashobora kwiyongera, ubona kakiyongera kuko wari usanzwe ufite. Mu by'ukuri ibyo byose ni inyungu zo kuba narakoresheje social media. Umuntu umaze nk'imyaka 5 ukimotari nta social media akoresha, ubwo nyine wowe uramugira inama yo kuzikoresha? Of course. Si n'umumotari gusa, n'undi muntu wese ufite ikintu akora, akaba yumva ni ikintu cyiza kandi akagikora gikunze, akaba yumva hari ikintu ashobora kugikoresha yigisha sosiyete. Mu by'ukuri nawe turamubwira ngo gwino wereke rubanda ibyo ukora, ubereke akazi kawe, ubereke ibyo ushoboye, uzakuramo amahirwe cyangwa se uzatinyura n'abandi mu gihe ibyo uri gukora byose. Ko abandi se bifotora bagashyiraho amatako, abandi bakifotora bagashyiraho ibindi bintu bidasobanutse, ibazo wowe uri murereka abantu akazi kawe, bityo uri mu nzira nziza. Bityo rero usibye na motari, n'abandi bose bafite ibintu bakora kandi bifitiye abantu akamaro, njye nababwira muze ku mbuga mwereka abantu. Abantu benshi bakoresha imbuga, bityo rero nuza ukereka abantu ibyo ukora, ntabwo uzaburamo abantu bagusapotinga, ntabwo uzabura abantu bashaka kuba baguha akazi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ntabwo twigeze tuvuga uburyo noneho umumotari wundi yinjiza. Hari umumotari wigeze kuntwara, ambwira ko amaze imyaka 8 kandi afite umugore n'abana, ambwira ko nta kandi kazi yasimbuza ikimotari. Njyewe ndagira ngo utugereranye, wenda nubwo utatubwira ku ruhande rwawe, utubwire uti ku munsi byibuze umuntu yagerageje kubona amafaranga makeya mu kimotari, naya ngaya yinjiza. So impamvu uwo muntu yakubwiye gutyo, nanone ashingira ku kuba ari independent. Iyo uri motari nta muntu uba ugutegeka ngo ukora ibi, ntawe uba gukoresha, ntawe bagira gute, ni wowe wikontrola, ni wowe ugena amasaha yawe yo gutangira akazi, ukagena amasaha yo kugasoza. Urumva n'akazi kaguha kuba free. Icyo ni icyambere abantu bagakundira. Ikindi ni akazi ukora, ayo wakoreye kakayaguhemba kuri uwo munsi ukayatahana. Sibyo ko hari n'abandi bashobora gukora ibiraka nko kujyana abanyeshuri akajya yabonera rimwe ku kwezi, nabyo ni byiza, ariko urumva hari n'ayabatahana. Ikimotari imvura ishobora kugwa mwese mutagiye mu kazi,
uri kumva ntabwo yagwi umunsi aha ishobora kugwa wowe akazi kawe kagapfa kubera ko klima yahindutse ukavuga uti sinyishutinze sinyigize gute ariko wenda ntube uninjije ariko motari imvura ishobora kugwa yahita akabwira madamu ati mada shyiraho amazi y'ubugari ndaje reka ngira utuntu nikorera arazamuka agakubitaho mugenzi umwe agakubitaho babiri ay'ubugari ababonetse yashaka agahita ataha cyangwa agahita yohereza mu rugo uri kumva aha icyo ngicyo nanone urumva ni akazi gashobora kuhita kakugoboka mu gihe wahuye n'ikibazo ubwo nyine tugereranyije ku munsi hanyuma ubwo rero nko kuba wakora wenda nko ku munsi byibuze waraburije wahombye byanze kwa kundi imihanda iba mibi 5 byawe ntabwo ushaka kubibura ku munsi imfura ya Beneri kabisa akanote k'umutuku kagatahana kuko si 150 hari abantu bakorera 70,000 hari abakorera 80,000 hari abakorera angahe 5k yawe ushobora kuyatahana hari n'igihe ushaka kugenda neza ukayarenza ariko kabisa bitamenyeka yuko abamotari bashobora kuyabona keretse byagenze nabi cyane ariko byibuze nkeka aho ngaho umuntu ashobora kuyabona njye rero nakugizaho amatsiko ubundi wambwiye ko ukiri kwiga indimi utari warekera ngo uparike none nibazije nti ubundi izi ndimi zose afite kuki atafashe ubwo bumenyi afite ngo abe yashinga n'ikigo kimwinjiriza noneho amafaranga arenze ayo muri iki kimotari cyangwa se nkibaza nti ni iyihe ntego noneho afite ko ari gukomeza yiga cyane afite iyihe ntego ni ugukomeza ikimotari cyangwa se hari ibindi yifuza kuzageraho kuba ntaragize ibindi birenze nshobora kuba nakora twese tuba dufite imishinga ariko hari imishinga uba ufite igereranyije iri bugufi hari iyo uba ufite yo hejuru yisumbuyeho kandi ibyo byose bisaba ubushobozi mu gihe rero ibyo uteganya birenze utarabigeraho uhera ku bitoya bigushobokera ariko ufite na ya ntego yo kuba wagera ku birenze so nanjye rero mfite intego yo kuba hari ibyo nshobora kuba nageraho uko bizagenda biza gake gake ikimotari nshobora kuzagikomeza ariko nkagikomeza mu bundi buryo nk'igishobora gushinga company itwara abantu kuri moto why not hari igishobora gushinga company itwara abantu wenda no mu modoka wenda ikabikora na moto ibyo byose birashoboka wenda ikimotari simvuge ngo nkivuyemo byo kujivamo ariko nkaba mfite ubundi buryo bwose nshobora no kuba nashinga n'ishuri rihugura abamotari nshobora kuba nagira gute n'ibindi nk'ibyo ngibyo so gake gakeya nyine ugenda uharira igihe nicyo kigenda gisobanura ibintu ariko twizera yuko hamwe n'Imana ibintu bizagenda neza tuganira wambwiye kuri umujene hanyuma ibijyanye no kuba wava muri ubu buginga bwacu bw'ubujene ukaba nyine waba umugabo ugashinga urugo ukaba umupapa ibyo urabiteganya kuki uvuze se ngo ni ubuginga kuba uri ingaragu abenshi niko batubwira batubwira ngo nta n'isoni urabona ubuginga urimo wowe reka shango ibiki urumva nyine tukabura icyo dusubiza gushaka ni byiza of course nanjye ndabishyigikira ariko ntago nemera yuko ari ibintu hita ujyamo uko wiboneye bigusaba gushishoza no kubanza kwiyegeranya ukabona mikoro ahagije afatika hari ukuntu bihagaze hari ukuntu bihagaze nuko wari uri ukorera abandi birashoboka ariko urabizi nk'urugo rusaba ibintu byinshi cyane hari igihe nshobora kuba wenda ngiye hari icyo nakwifasha aka kanya ariko iyo haje mu rugo biba bibaye inshingano nk'ubu nkanjye nshobora wenda kuburara n'urugero nta muntu wambaza ngo kuki waburaye nta n'umuntu wabimvebera ariko ntabwo wajya kubwira umudamu wenda ibintu nk'ibyo ngibyo so nemera yuko gushaka bisaba gushishoza ntabwo uzi abantu benshi se bashaka mu minsi 3 bakaba baratandukanye mu kwezi kumwe bahise batandukana bigusaba gushishoza kwitonda ukareba umuntu koko ubona muhuje ibitekerezo n'intego kugira ngo muzakomezanye urwo rugendo kuko ruba ari urugendo rw'ubuziraherezo ntabwo uzavuga ngo nzafatamo pause nzahagarara ni ibintu uba wiyemeje kujyamo igihe cyose nanjye rero nifuza gushaka Imana nishoboza nkabona ubushobozi nimara kububona bwo noneho nibwo nzashaka umuntu noneho twabana nubwo njye nabanje gushaka ngo umuntu tuzabana nabanje gushaka ubushobozi ubu ngubu ntabwo nashaka ngo mu girlfriend ngo iki ngo inshuti ngo y'umukobwa no kubera ntabwo ndaba ready nese naba ndi kumubwira iki n'ubundi ntarabataya nose ubushobozi uvuga wifuza kuzaturanga nk'ibitriliyoni by'amafaranga no kuzubaka ubushobozi ubundi buba buri mu bice bine hari ukwambika umudamu hari ukumutuza kugira aho aba hari ukumugaburira no kuba ufite imbaraga z'umubiri nyine ubasha gutunganya inshingano zawe zo kubaka urugo nyine ubwo birajyana ibyo ngibyo ibyo bintu iyo ubibashije kuba ufite imbaraga z'umubiri
nyine koko uri umugabo uri kumva udafite ubumuga bwakubuza gushaka, ukaba wabasha kugaburira umugore, ukaba wabasha kumwambika no kumutuza, ibyo ngibyo biba ari ubushobozi, sibyo? Noneho hakaza na bwa bushobozi bundi noneho bwo gutangira urugo, nk'inkwano, uburyo bwo kuzakira abantu ku munsi w'ubukwe, kuba warateguye wenda se uti tuzakora iki nyuma yo gutangira ubuzima bushya, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ni ibintu bigusaba gufata umwanya ukabanza ukabyegeranya gake gake, byibuze wabona ugeze nko kuri 70% nibwo ushaka kuvuga uti reka noneho nshaka umuntu tuzajya tuganira ibintu bijyanye no kubana. Ubwo ngubwo nanjye nizera ko nimara kubona ntangiye kumera neza kabisa, nshize impumu, nzareba umuntu. None se kuvuze ngo umugabo afite inshingano zo kwita ku mugore ye, kandi tukaba tuba mu gihugu cy'uburinganire n'ubwuzuzanye, umugabo niwe uba ufite inshingano zo gutunga umugore gusa, umugore akicara bakamugaburira, cyangwa se n'umugore nawe afite n'izo nshingano, bose bakuzuzanya? Ubundi nk'umugabo ni inshingano zawe kumenya yuko umugore wawe icyo akeneye yakibonye, uri kumva, kandi ari safe mu maboko yawe. Nk'umugabo izo ni inshingano zawe, ni wowe urabisabwa, ni inshingano zawe. Umudamu ibyo akora biriya bishobora kuba ari uburyo bwe, nta nubwo wowe ugomba kugira ahubwo icyo umubazamo mu bushobozi bwe. Wenda tubare ngo afite akazi, ako kazi naba gafite uzaba ugize Imana, kubera yuko azajya afasha famiye z'iwabo, wenda adafashe mu mitungo yawe, avuga ati nanjye ndakora, reka mfashe sister wanjye mwishyurire kaminuza, reka mfashe mama, reka mfashe papa, reka ngire gute, afashe famiye ye. Nimba afite inshuti ze agomba kujya gutwerera, ayo mafaranga agenda atwerera inshuti ze atayakwatse. Nimba hari ibindi ashaka kuba yakora birenze ibyo wowe usabwa nk'inshingano zawe nk'umugabo, ibyo ngibyo amafaranga ye niyo agomba kubikoresha. Wowe inshingano zawe ni biriya nakubwiye biza ku isonga. Noneho ibindi, none se kuba wenda yavuga ngo agiye gutwerera, ngo arashaka gutwerera inshuti ye biganye 100,000, ibyo ntabwo biri mu nshingano zawe. Ni inshuti ye, uri kumva, ntabwo ari inshuti yawe. Ya mafaranga ye niyo nicyo agomba kuyakoresha. So kuneza ye aramutse abishatse ku mutima we mwiza, ashaka kuvuga ati umugabo wanjye reka musapotinge, wenda reka mbe nakora ibi, reka mbe nakora ibi, ariko ntabwo ari inshingano ze kuba we yagusapotinga. None se kumva ko kuri wowe noneho inshingano z'umugore aba ari izihe? Ko numva zose uri kuzegeka ku mugabo. Zose negetseho nizi izijyanye n'ubushobozi, cyane nibyo wisewe. Hanyuma noneho reka n'umufasha tumuha inshingano ze. Umudamu bamwita mutima w'urugo. Gute? Mutima w'urugo ni wa muntu nyine uri kumva ushobora kumenya ko yani ibintu byose mu rugo bimeze neza, uri kumva, abana bahawe uburere neza, bagize gute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Buriya uzarebe umugabo ashobora kuba yagira ikibazo nk'ikimyitwarire mibi n'imico mibi, wenda ari nk'umusinzi, reka tubivuge gutyo, ariko ugasanga abana bafite ikinyabupfura cyane kubera ko mama wabo afite ikinyabupfura nawe, uri kumva. Ugasanga uzarebe nyine nk'urugo nk'abasore babamo n'iki bintu nk'ibyo ngibyo, ukuntu ruba rujagaraye. Iyo washatse ruba ari urugo rufite gahunda, utinya no kuba wafata ishati ngo uyishyiraho wiboneye, uri kumva. So n'umugabo nawe n'ubundi nk'izo nshingano n'ubundi ashobora gufasha umudamu muri izo nshingano zo kuba yamenya ngo, n'umudamu niwe umenya ngo umukozi ibi ngibi yabishyize ku murongo, ibi ntiyabishyize ku murongo. Wajya kumenya ngo mu rugo ngo wenda harabura ibi, harabura ibi, umudamu nyine niwe uba uri kumanaginga urwo rugo, akamenya ubuzima bwabwo. Kuko abagabo akenshi usanga ibintu byinshi batabyitaho. Hari n'igihe ushaka kumubaza, si ujya wumva hari aho babaza ufite abana bangahe se bikamuyobera, cyangwa se uyu mwana wawe yitwa nde bikamuyobera, kandi si uko badakunze abana, ako bafite ibindi bintu birenze cyane. Wowe uba ufite rero inshingano zo gutuma ibirenze bya bindi bisaba imbaraga cyane bikorwa. Noneho umudamu nawe akamekinga sure yuko ari kugusapotinga muri ibyo ngibyo urimo urakora, aho ngaho utari akaba hakubereye, uri kumva. Ibyo ngibyo inama, akaba yaguha inama, akakuba hafi, akakubwira ati ndi kumwe nawe, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Buriya iyo ufite umudamu mwiza ushobora gutera imbere ukagera kure. Ako ufite umudamu mubi nta hantu ushobora kujya. Ubwo umudamu rero agutera ingabo mu bitugu, kuko aba ari umutima, uri kumva, aba ari umutima kabisa, aterera urugo kabisa, agahumeka kabisa. Urumva rero aba ari umuntu w'agaciro karenze ibyo ngibyo byo kuba wamushyiraho n'izo nshingano zo kuba wavuga ngo nazane n'amafaranga 50-50 n'iki. Abishatse kubw'ineza ye yakugirira, ashaka kugufasha. Ariko nk'umugabo nyine
ugomba kumva yuko nyine ubifite mu nshingano. birumvikana. Aha. Sasa rero twikubitiye ku bamotari bacu, hari imico abantu benshi bakunda guhurizaho, bakavuga bati umubare abamotari ni bamwe mu bantu bakunda gucenda inana. Sinzi niba ubizi ibintu byo gucenda inana cyangwa se kurya abana, ariko nyine tubishyize mu kinyarwanda kujya mu bintu by'abagore ni ubusambanyi. Hanyuma ibyo bintu wemeranya nabyo n'abantu bavuga ibyo bintu ku bamotari? Bashobora kuba wenda baravuze bati reka tubifate tubyegeke ku bamotari, cyane yuko nyine urabizi abantu bashobora gufata abantu bamwe bakabishyiraho abantu, ariko se ubu twe twirirwa mu muhanda, twirirwa dutwara abantu, tubikorera mu muhanda, oya ngo mutahane nawe, ariko twagorwa. Motari benshi baba bubatse, baba bagize gute, si nkeka yuko ari ingeso ushobora kubona mu bamotari gusa, cyane yuko mwigeze mwumva n'abantu bakomeye ibyo ngibyo by'abadamu byagiye bikoraho n'iki, atari abamotari gusa. Ni ibintu ushobora gusanga mu bagabo muri rusange, ahubwo ku bamotari sinzi impamvu babivuga, ariko ngiye siko mbibona. Mbona abamotari ari abantu nyine ahubwo baba bahuze cyane, bari kwita cyane ku bintu bijyanye no mu muhanda, bafite stress zo kuverisa. Ibaze ufite stress zo kuverisa, ukaba ufite stress zo gutunga famiye no kwishyura inzu n'iki, warangiza ukajya kugerekaho n'ibyo ngibyo. Biriya ni ibintu bikora abantu nyine baba baramaze kugerayo cyane, ariko abamotari ntabwo ari byo twakwirirwamo. Turi kugana ku musozo rero. Sasa abantu badukurikiye, abantu bagera mu bihumbi 50 bari hafi kuzura, turagira ngo tubagenere ubutumwa by'umwihariko nyine abanyarwanda cyangwa se inshuti z'u Rwanda mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se East African Community, by'umwihariko muri DRC. Muri iyi minsi hari ibintu bidasanzwe, umutekano ntuhagaze neza, hanyuma ugasanga igihugu cyacu kirimo kirabigenderaniramo, amahanga agafatira ibihano u Rwanda, abasize bahekuye igihugu bakakivuga nabi. Kuri wowe noneho nk'urubyiruko, kuko watubwiye ko ukiri umujene, ni iyihe nama ugira urubyiruko cyangwa se abanyarwanda muri rusange kugira ngo igihugu cyabo bumve ko bagifite mu biganza? Igihugu cyacu mbere na mbere tugomba kugikunda kurusha abandi. Yego. Kandi mu by'ukuri tukaba ba mbere mu guharanira ko igihugu cyacu kigaragara neza. Mu by'ukuri ngira ngo twese nk'abanyarwanda duhurije ku kuba tuzi neza yuko ibyo abantu batwagiriza bitari byo. Yego. Ahubwo hari igihe bamwe bashaka kutugirira ishyari kubera ibintu tuba twarubatse muri iyi myaka 30 byagezweho, ukabona dufite ubuyobozi bwiza dukunze kandi twishimiye, abandi bishobora kuba byananira kubera kwanga wa mugayo, bagashaka kubigereka ku Rwanda kugira ngo dufate umuzigo wabo tuwikorere. Mu by'ukuri nk'urubyiruko ibyo turabizi, tugomba guhaguruka rero tukagaragaza yuko ukuri, tukagaragaza yuko ibyo batuvuga bitari byo. Buri wese mu ruhare ashoboye akaba yagira umusanzu atanga mu kubaka igihugu. Nkanjye ukoresha imbuga nkoranyambaga ugaragariza abantu, nkanjye nk'inshingano nihaye inshingano zo kuvuga ngo ibyiza by'u Rwanda nzajya mpora mbigaragariza abantu kandi mbibaratire, byaba umutekano, yaba isuku, ukuntu abaturage twishimye, ukuntu turi well organized, igihugu cyacu kiri ku murongo, ibintu nk'ibyo ngibyo akaba ari byo nkomeza kwerekana, sibyo? Undi nawe ashobora kuvuga ati nzajya nigisha hakabamo no kwigisha abantu gukunda umurimo n'iki, ibintu nk'ibyo. N'undi akaba yavuga ati nzajya nkora ibi, undi akavuga ati nzajya nkora ibi. Twese tugahuriza hamwe kugira ngo tuzamure igihugu cyacu, dukomeze tugaragaze ishusho yacyo nziza. Abo ngabo bashaka kutuvuga ibitari byo, bashaka kudusenya no kudusubiza inyuma, ntitubaho umwanya. Ibyo bitekerezo bipfuye bishaka kudusubiza inyuma tubyamagane, hanyuma twimakaze umuco wo gukunda igihugu no kugikorera ndetse no gukorera hamwe. Ibyo ngibyo ndakeka nk'urubyiruko nituramuka tubikoze, mu by'ukuri tuzaba dutanze umusanzu mu gihugu cyacu. Nk'uko natangiye mbivuga, kubaka igihugu ntabwo ari ukuba wajya muri secteur imwe gusa, ahubwo buri wese ahantu aherereye hari icyo ashobora gukoramo, yarangiza akaba atanze umusanzu mu gihugu cye kabisa. Sasa rero tukugera tukure kuri mu kazi kawe, kuko turanagushimira cyane, buriya waduhaye igihe cyawe, kandi igihe ni amafaranga. Ubwo aka kanya birashoboka ko wari kubukoreye inote za beneri zitabarika. Of course, ariko ibi ngibi nabyo biba bikenewe, abanyarwanda bamenye ibyo dukora, bagire ideas bamenya ku kimotari. Nanjye I really appreciate kuba mwantumiye, so ni by'agaciro kuri twese. Ngewe rero byandenze buriya, bitewe n'ukuntu abantu tujya tubasaba ubufasha bwo kuza tugafatanya uyu muryango wo kubaka imbuga nkoranyambaga n'akazi muri rusange. Wowe nabaye nkibikubwira nta n'ubusobanuro bwinshi urambaza, urambwira uti ngwino dukora umuti. Birandenga cyane. Kandi ikindi nabonye ko hari akavideo nabonye kuri
kuri Instagram kavuga ukuntu ukora utanga serivisi. Njye nabonye serivisi zarakwinjiye mu maraso. Ni ngombwa utanga serivisi 100% ndetse man, ni ngombwa kuba twatanga serivisi nziza kuko ujya ku kazi nta muntu wagushyizemo ikiziriko. Kuki ujya ku kazi ugatangira ukarakarira abantu, ugatangira ukakora nabi, niba utagashaka wakarika. Ariko ni ngombwa kuba n'inshingano zawe ko waha serivisi nziza abantu bakugana bose. Ubwo rero bantu mudukurikiye, uyu turi kumwe ni harya izina ry'ikinyarwanda ni Bizumuremyi Sadi, ariko niyo motari, ariko akazina ke yiswe nyine n'abakiriya be ni wa motari, bisobanuye motari wawe. Aka kanya rero kuri description y'ikiganiro turapiningaho nimero ye ya telefone, tunabashyirireho na link mwamusangaho. Instagram abariho, TikTok abariho, YouTube abariho, imbuga zose ndiho. Izina ni Yuwa Motari nirihinda. None ngewe mu kanya mbonye notification nuko ntarinjira muri video neza, nabonye notification ivuga ngo dora amahirwe y'akazi. Abantu babaye abashomeri badafite icyo gukora. Aka video wakavugaho? Naka video kagaragaza uburyo umuntu ashobora kwiteza imbere n'iki. Ngira ngo ni inama nahayemo abantu baramutse barebye ku video gashobora kuba kagira icyo kabafasha, ndetse no mu ntekerezo zabo of course gashobora kubafasha. Tusoza rero abantu bagukurikira urababwira iki kiri ku mutima wawe? Ikintu nababwira nuko bose mbakunda, abantu munkurikira, abantu musakaza ibikorwa nkora, abantu mukomeza kumbwira nkomerezaho. I really appreciate, thank you so much, murakoze. Kandi nzajya nkomeza gukora byiza kurushaho kugira ngo abantu barusheho kubona yani ko akazi akariko kose ari akazi. Nzakomerezaho, ndabakunda mwese, mukomeze mu supporting, mu following ku mbuga zanjye ni Yuwa Motari, mu following, musakaze ibikorwa nkora. Mu byukuri iyo ngiyo ni support ikomeye muzamumpaye, ibindi nanjye mu bindekere nzakomeza gukora kandi cyane ndetse bizabanezeza. Natwe rero tugana ku musozo. Uyu nguyu yinjiye mu muryango wacu, ntabwo tumuheje ubu ngubu, azaza yinjira nk'uwinjira mu rugo rwe, kandi natwe twavuga ko tuzajya duhana amaboko. Ubu ngubu nanjye rwose ntabwo nzongera guhamagara undi mumotari. Thank you so much. Nzajya nguhamagara umwari ngire ni nyamuneka ngwino ntware, ngwino nkure Batsinda. Oyo ndangira inshuti cyane. Yego Batsinda, ariko ngo haba ibintu bya make. Ndashaka kuzaza guhahira mu isoko rya Batsinda. Ubundi hari ahantu waharira dodo za Senkani? Ntago birashoboka se tuzigura dezi. Aho ngaho niho zibereye. Oh my god. No uzavuka numva ngo ziri guhenda muri iyi minsi. Ngo turuwasa ngo ngahe. Desi ubona ikivoka kingana umusozi. Ngomba kuzibatsinda rero ngahe. Ushobora kuza rwose ikaze. Ubwo rero abantu mudukurikiye turabashimiye kuba mwabanye natwe. Uyu ni Sadi cyangwa se Yuwa Motari, turamushimiye umwanya yaduhaye. Twebwe rero nk'abantu muri yongera muri hafi kuzuza 50,000 hari kuri Kigali News Channel. Reka tusoze tubabwira tuti mugire amahoro n'iterambere. Turabakunda, tuzakomeza ubutaha. Ciao ciao. Thank you. Murakoze. Here are some reasons you should come to visit Rwanda. Rwanda is one of the safest countries in the world, which means that if you come to Rwanda, you are 100% safe. Kigali, the capital city of Rwanda, is the cleanest city in Africa. People of Rwanda are so friendly and welcoming. Rwanda is known as a country of 1,000 hills, which means that if you like hiking, Rwanda is a good place for you. If you like animals, Rwanda is a good place for you. You can come and visit gorillas and so many other animals. We have good foods and Rwandans are good at cooking. If you come to Rwanda, you are going to enjoy our food. And last but not least, we have a good culture. If you visit Rwanda, you will have a chance to learn and experience more about our culture. And if you visit Rwanda, don't forget to book a Kigali tour on a motorcycle with me. Thank you. Murakoze. مرحبا بكم في رواندا بلد الألف تل والفرص، ومرحبا بكم في كيغالي أنظف مدينة في إفريقيا. أنا سعدي سائق دراجة نارية كما هو معلوم في بلدنا كموتاري. استكشف كيغالي على عجلتين واستمتع بجولة فريدة
في أنظف مدينة في إفريقيا. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.